bitanguye kera ariko ubu rero navuze ngo ngiye kugira akazi. Mugabo uri umushinga nawe. Ndi umurundi kazi umushinga nawe. Urumva nagomba mbizi. So, Dina, ubundi bimeze bite? When did you Yes, which one? Steffi. Okay. Big brother. Microphone, yeah, TV here. Which one? Gideon. So one of the sisters. Sister ain't going to get it. Sawa ni Dina. Dina. Ubwo ni Diana wa hii ni. Okay. Au kura kazi ruhusa. Kwani? Kura kazi ruhusa. Unagira mahani. Ugira mahani. Okay, fine. Mukora iki ngenda babonye ahantu mbona mwiza fresh cyane. Ndavuga twana je no mu bagani. Yego. Umuntu abonye abayifuza kwita vuga ati si bantu bakavuga n'abanyarwandakazi nimeze bite. Okay. Niko kazi kacu nabyo bidutunze nyine. None se mbajije wenda mubise mbago umuntu asigaye gukora umwuga wo kubigira akitunga ukamutunga kuko ya nyine ubundi cyambere ni ugukunda gukora kandi ukagira n'agaciro utatunga ushaka no kubona nawe kugira ngo bikugirire umumaro nyine iyo tubashye ibintu ukora nunabikunde nta kintu byagezaho nyine tuba. Okay. Steffi, utagiye kubyina ryari? Ubundi bitanguye kera ariko ubu rero navuze ngo ngiye kugira akazi. Mugabo uri umushinga nawe. Ndi umurundi kazi umushinga nawe. Urumva nagomba mbizi. So, Dina, ubundi bimeze bite? When did you start? Utangiye ryari? Njyewe aho bisanzwe nategeka Brasile ifite imyaka 4 gusa nyine ntabwo nabikora nk'akazi ariko ubu 21 niko nabikoze nk'akazi. Biba kazi, biba fresh. Ndanabikunda tureke no gukora akazi. Okay. Ariko biramwiza. Bajya bikubwira kuri stage kazo. Oya, bajya bikubwira kuri stage kubwira ati ubigira neza kandi bina keza. Okay. Fine. Big man. Wowe utangiye cyane. Yewe natangiye kubyina ntabwo nabeshya. Natangiye nyine kubikora ndangije tronco. Nubwo natangiye kubikora fresh nyine. Aho gusa nakundaga nyine ibintu bya entertainment, ibintu by'umuziki nyine. Kera nyine umupeti. Okay. Ya nyine nza kwisanga nyine. Aho nyine none utatuvuga uje kubatira icyemezo kwa none ubu ngiye kubyinjiramo kugira ngo bimire ikintu inyungu. Aho nabitangiye. Yego. Aho utangiye kuvuga ngo none ugomba gutanga umugati kugira ngo nubikore kubera ko wishimisha ubibabwira ngo utange umugati. N'ibyaye. Ubundi ahantu nahise nkumva bwa mbere hari undi mugenzi wanjye zina na rimwe. Ntabwo muri ino minsi ntabwo turi gukorana n'abantu dukorera. Uburyo bwa mbere na mbere nyine mvuga ati ibi bintu ngiye kubikora kabisa imana nta kindi kintu nzakora nyine ngiye kwinjira. Okay, fine. Mu minsi yashize nakunze guhura n'abantu bakora akazi nk'ako mukora ariko nkabona ntabwo ari abantu bari stable. Ntabwo mujya ushobora kubura hano uyu munsi ejo nkumva ngo naje kukureba like maze nk'ukwezi nahaza nasanga waragiye. Ni iki kibitera? Impamvu uri guseka rata mbere impamvu ikunda kubaho akenshi hari igihe nyine hari igihe ukora ahantu nyine n'umukire nyine bikaba ngombwa ko wenda afata umwanzuro wo guhindura ababyinnyi wenda n'urugero babahaye se baklaimize oya wenda we ku giti cye kuko abishaka cyangwa se no ku wenda mukora ahantu niba bakundi. Okay. Mu wenda mukora n'ibyumweru nka 3 ukwezi abantu baho nyine nyine kuko umukire nawe business abashaka kwinjiza amafaranga rero yabona abantu batubakunda message zimugeraho. So hari abantu bafite mentality yo kumva yuko abakobwa babyina bakavuga ngo ku maso niko mwe niko mu gifata amatwasha tugwana professional dancer professional dancer abamansuzi n'ababyina bambaye ubusa twebwe turi abamansuzi
ni baba hari abantu sinzi n'uburyo ujya mu tubari cyane yego hari ababyinnyi babyina nyine aribo bita amansuzi bambaye nyine ubusa nyine niyo navuga ko ari ubusa niyo ari ubusa nese ko umuntu kujya stage yambaye wenda umwenda w'imbere wonyine hejuru naho yambaye akantu gatoya ubwo ntabwo twabutandukanye n'ubusa ubwo ni ubusa kandi twebwe tubyina twambaye imyenda yabo ariko nanone ako kantu kakaza none gatuma nyinjira mu kindi kibazo abantu benshi nanone bagiye bakomplaininga cyangwa se bagiye basa bavuga ati abakobwa bo muri club babyina muri club abadancers bakunda wenda kuba bafatwa nk'aho ari abadandaza amagara mubifata mute mubyakira ko kiri mwumva akazi kanyu nyine oya ngende yubaha amagambo yayo oya bavuga ko muri indaya yes mubyakira mute mwese n'abadancers twamaze kubyakira ariko burya umuntu agenda kwita indaya bivanye n'uko aba yakubonye nyine fayina nakubonye uri stage aravuga ati uriya ni indaya ashatse n'umutahana cyane ikinyarwanda ati uriya ni ibici nyine ngo nawe yakuganije nyine mugatahana ni bwa buraya ariko akubwiye akumva wihagazeho ntabwo yakwita indaya kuko ntabwo muba mwese none se ntabwo ushobora kwihagararaho like for instance navuga ati ugiye kwihagararaho ari ukugira ngo nkomeze kuguha menshi n'abagabo mu kabari baramenyera ariko uzi ukuntu bimeze wemera ko abantu benshi bajya stage benshi nta nzoga banywa seriously ariko ushobora kubona umuntu kuri stage ukavuga uriya muntu abikoreshwa neza tugatira official nyine ibintu mukora ibintu bimeze neza ari litiri hari ukuntu ugera ahantu ukabona style batanu babyina ukavuga biriya bintu ukabona nibyo biri kujya kurusha ibyo ubyina nabyo tubibyina ariko ntabwo ari kuvuga ngo abantu benshi ubundi nta nzoga banywa okay fine kabone dusubira none mu bijyanye n'umwuga nyirizina dutegura imbyino nshyashya biba twagiye kigali gutegura imbyino nshyashya yego urugero namwe ndi kubona mumeze nk'ari groupe sindamenya niba muri groupe yego uko mbabona kuko nabonye mwagendanye sibyo ngira ngo ni groupe nimba ari groupe muraza kubwira abari kudukurikirana nimba ari na groupe no muraza no groupe ni njyewe n'uyu okay ikaba gusa nyine aho turi gukorera ubwo ngubwo dukora as groupe kuko akenshi na kenshi muri weekend dukunda kujyana aho twateguye niga dufite nyine tuba twarepese tukaza performinga rero urumva uramutse uje hariya kubera ko tugira twambaye uniform ushobora kuvuga ngo iyi ni team yose kuko tuba turi kumwe kuri stage urumva agize amahirwe wenda mu mayi n'ikiganiro kugira ngo tuganire abantu bakifuza kubateza imbere urabyumva ubwo muraza kutubwira ahantu mukorera ngaruke no musubiza ikibazo cyo kuvuga ko tuba twagiye kimwe kugira ngo mu practicing koko mukaze bakajya stage tuzanye akantu gashyashya mukorera gane dukorera hano i Nyamirambo hano i Nyamirambo Cosmos ahantu bita +1 pub abenshi bahaza no kwa Muzusi yes yes kizaza uramubona hari ukuntu mba muzi urumva mbwira izina nkahita mukura ko ni umusitari ahubwo abantu bagenda bamuteza imbere ibintu bigende neza nawe babe ku mafaranga so nakubaza ngo bigutwara igihe kingana iki kugira ngo imbyino yadutse nshyashya uyikore kandi perfectly neza cyane imbyino yadutse nshyashya yego umva hari igihe amapiyano hari igihe byari byakora bimeze nk'amazoro yawe ugiye kugagara oya ngiye gufata ibyande kandi ibintu muri bisubiremo yemeze wowe ubyina neza sinabishobora none bambaye imiti gakore njye singakoze usuga ku kantu byagutwegeye ako kantu karamutse kananiye mu byinnyi ikibazo nuko abasumbije okay ntabwo kamera irimo iramubona ngo abone ukuntu kuri njyewe kureba imbyino nshasha kureba ntabwo nabishobora kwisubiramo ndabiraza njyewe nkunda kwigishwa n'umuntu nyine uri kubikora ako kanya ndikundi ko nabibona nyine uvuga ndakubita paya komera bitamba mbona nabigishije seriously none se ubwo ngubwo bisobanuye ngo wowe uri wa muntu uhabwa icyo bita second hand yes abandi bantu bagenda bakakwigira oya
Uzumeze nko mu ishuri nkiri umunyeshuri. Oya. Ntabwo umwarimu ari kunyigisha ngo ndabibone. Ahubwo umunyeshuri yabifashe. Oya. Ibyo ndi kuvuga nyine. None uyu nguyu ni ku giti ari kwivuga. Njyewe nagenda iyo video ushobora kuyireba na gatatu. Nyireba neza nyine nkagenda ukuntu bari kubikora. Ya nanjye nyine nkaba najya hariya mwita njyakitinga deni nahita nabisuramo n'akangahe. Shabi byamaze kuza wenda ntabwo byahita biza neza fresh nkuko babikubise. Ariko nyine biraza ukabona ko ari byo nyine. None se nakwaza dinner. Yes, dinner. Man, when I pronounce nzira njyawe nabi ndikubona uko mubitishije. Ako birabangamye. Ako zimurekara ko ushobora kuba yabukunze se. Oya, nanjye Dena ndakwiye. ese ntabwo wamunda dinner. Yego gukunda. Araho Serge. Simwica. Wewe utwaye shinga niki sheri. Niyo mvugo yo yari mvugo rusange. Yego shusho nani. Rero jewe nabona Jeff nukwiyemera ndamiro nk'umuntu wakoze challenge runaka nkakara iminota 30 bamaze kubikorera byose yego iyo dukubikora bwa mbere biragora ariko inshuro 3 birabyagiye bisobanuye ngo nk'umuntu watangiye gukora cyangwa watangiye kujya kuri stage afite imyaka 4 urumva bifite ishingiro ibintu uvuze sibyo sasa dina nize challenges akakanya wavuga uhura nazo cyangwa se wahuye nazo urumva ku buryo at least n'abantu bari kwifuza uno mwuga sibyo bamenya kugira ngo bazamenye uburyo bazakugwitwarikamo muri icyo gihe nimara kwinjira nyine muri gahunda ngiye kugamera no mubyinnyi gusa abenshi babyita ngo ikibasuro niyo yinjira mu kibasuro umuntu yarambona mvuye kuri stage akaza baby namukunze namubwira merci ngo none uko nshaka ko ndagura 10 ngo tutahane ngiye atajya muri vestiaire nkarira abaje bambonye nk'indaya kweli ndavuga mana we ngiye kuva muri kano kazi naganiza ndi babipi nyine nasanze muri kano gakino bakambwira ati komeza ni kuno nyine nayo ubareze kuri iyo bamufata nkayo ariko iyo banyesera yo kuvuga no nta muntu gufosa gutana nabo rero namanagira barashaka kwinjira mu mwuga kwanza we ni nk'urupfu kwanza kambyita bayarata wese waretse nkavuga ni nk'urupfu nibo ndagira inama wowe kubabwira ariko ndi kuvuga ku giti cyane n'ababyeyi sibyo kano kazi ukinjiyemo uvuga ati twagiye nyine buri wese arananye twagiye ushobora gukuramo sida ugatwara ibyo utateganyije urumva nta muntu bagiye nyine kukinjiramo kazi ni ukinjira muri seriye ukamenya kuvuga hoya kuko uje uvuga ngo twagiye ewana hari iminsi 3 ese nawe nk'umujene sibyo urabona hari abamere sibyo abari hanze bafite amafaranga nabo baza kubateza imbere ariko bakureba bakabona uburyo ki ufite physique yawe imeze fresh urumva ubizi uburyo muri kuri stage urumva no muri kuri stage mukora amanuza amasiporo ibiki ukabona yuko uri fit ese nta muntu wagusabye usinga kubwira ati bana football how do you see tonight birabaho cyane bibaho cyane kabisa kandi nyine nawe iyo ubizanye n'ubwenge bukeya nyine ntutekereze kure nawe nyine ushobora kwisanga nawe utazi kwisama wasanga ko bari babivuga mbese ubukene buri hano hanze ko nizo feva ndi kumva mugira ubukene se ubukene bwinshi bwo buri kuvuza ngo wari makuru ufite ubukene bwo burahari so rero umuntu akaza akunomfesha cyangwa se atakunomfesha akwereka ko ibiceri bihari hasigaye tu we kugeza uvuga ati birakunda cyane hanze ibibazo biranuka uyatubwire nyine nk'uko nabivuze iyo udatekereje kabiri kubera ko ahanini nyine aba ngaba bavuze ngo akenshi ni abantu dukora mu kabari abantu benshi abenshi 90% baba banywa inzoga benshi nyine rero usanga ukuntu n'umuntu waba yanyweye n'izo nzoga nyine ugasanga zamubashije ariko nanone iyo unywa nyine
ugakabya hari igihe nyine n'ibyo bintu byose nk'uko wabivuze usanga nyine ukabona usanga ubyutse ahantu utazi uburyo wahageze bagushuye ngateka n'umujyamo teka ahubwo wenda ntabwo bagucyura tu wenda ugenda nyine muri icyo kigare cyo kubona wananyweye n'ako gacupa kakubashije ukagenda gutyo nyine noneho mu gitondo hari ukuntu umuntu abyuka agahita atangira kurekureta si bitunze n'ibiti n'ibyo ugatangira kurekureta Stephy ngakubaza urabona ko batubwiye byinshi ari umuntu musa tuziranye uramuvuga uramubwira behind ntabwo uramuvuga kubera ko yego arari so namuganiriza yarayigize ngo niwe ndibaje ukuntu noneho nawe yatangiye ariko nari nakubaza Stephy wowe how did you overcome those challenges ugura nazo zitwa moto kumbi abagabo baraza cyane ukumva nk'umuntu araje n'inzobe yawe urayibona ukumva nk'umuntu araje ugatira ukagura nk'akantu uzi ngo wenda ni tipu wenda umuntu yakwishyura ugahita wumva urasaza akazi ryawe twazananye none se kamubaza akantu kamwe ndabona ukuntu muva stage abantu batabahaye batabatipinze batabablessing hari n'umuntu wabagize isoni akakubona agahita akubwira ati ndagize isoni zo kujya kuri stage atarikakiye yego so noneho hari igihe umunsi uba atari mwiza wagenze nabi kandi wenda urabizi umuntu mustagiza fresh yatemba ko ndahita afata kinywangi yes mujya mu United muri iyi minsi ngo niri gucira ngo arakantu keza ngo baze kitwa Fimbo Fimbo nari bonye Fimbo hara hari Fimbo hari Ingwe hari ngo American Genie urumva zose zirahari rero umuntu akakubwira ati umva ntabwo blessings ukaza wenda ukansanga kuri konti twaza kumubwira ngo nguri United noneho njye nakugurira ka United ukumva ni mu rugo mwumva yuko utahanye wa yego wowe byumva tibyo bari kumbaza bro twebwe arasubiza umukobwa subiramo wowe umukobwa barakubwira utahe reka ndakubwirira biragoye ibyo bintu biranabangana bimaze kumbangamira usibye ko rero bisigaye binangura kuvuga ngo uriya muntu ariko natuma umuseve akaza ngo uriya muntu yagushaka ugahita wimagine ikintu agiye kukubwira ukabireka kandi hari n'igihe aba aguha amafaranga kubera ukuntu byamaze kutujya mu mutwe abantu ikindi kandi baradutinya kudutereta kututraga nyine umuntu batinya kubatereta aho urishinzi ntabwo yakujyana bro turabona beza mu duterete kandi afite shit of course umva wamenye gute ubu arimo aravuga ngo nyine urego mukobwa n'umuterete oya sigiye oya ntabwo ari igihe ndabizi ko amufite araza kubibereye ibi bintu akantu karatagutambika muri ko kararemereye urumva nyine ikindi kintu nyine bayumva uri indaya nk'uko wabivuze avuga ati uno mukobwa ni uguciringa ni sex tu namubona ariko sinamujyana ubu se murabona nitonda pe hari akandi kantu k'agasuzuguro nawe ukajyana ahantu ushobora kuba uri stage kuko iyo umuntu akoze neza byiyumvura ugatikana akabona umuntu mari ari kumwe inzoga zihenze azanye yicaye kuri stage uracyakira sapa igiciro mari nagase kamubaza birababaza wumva cyangwa ukabona umuntu araje abereje tipe gushyiramo n'imyaka Mashama amafaranga ureba ajya gushyiramo password no kagari ngatanga ahubwo ukumva araguhamagaye ni waho uragiye ati none iyo tipe iracyari mu nzira igeze oya ngo ndashaka ngo duhure nyine nizo challenge ariko tumaze kumenyera ntabwo none wagira ku rugo wifuza nk'uko yavuze ngo bashaka umutego urumva nanone izo possibilities zitabayeho uragomba kwakurochinga atanu yakubonye sibyo
maze gukura kandi akubwira ibintu ushaka ngo mugiye muri arakubwira ngo ni wa wundi ngo yashatse kuguha tipu ngo ariko nyine ngo udashaka ngo duhure ngo rega mani ngiye ngo nanakwishyura ngayibaze nawe oya hari ukuntu turi abantu umuntu akora mistake wenda utanavye mushanga friends noneho ukamubona gusa turi abantu sagato wenda akazi bamwirengezo mukabara abantu benshi kandi urashobora gufesta kubona basuje ntiwabyanga ntiwaca amazi abakiriya ariko wagera mu rugo ukumva kwandika message igitabo ati n'ubu ndabizi ko mu maso y'ibitabo none se ndi kubaza abantu basanga mu kazi kanyu baratangira kubavurira mutariye urukundo hari umuntu agura inzoga akaza neza kugura cyangwa kugura akantu ko kunywa mukaba inshuti Ujya kuvuga inzoga uzagivuga K-United Sincerely ndakumva noneho ukajya kubona umuntu yagufuhije zinanye bro ushobora kutana zina hata umwana mwene mu kazi ahubwo aza akigera mu kazi gato mwisanzura so icyo gihe rero bitewe n'ukuntu mumbwiye n'ukuntu ibintu bihagaze n'ukuntu ibintu bimeze umuntu yahita atinya kuzakora ku kazi bitewe n'uko challenge zirimo ebana ibintu byinshi reka ngira ikintu mvugaho ubundi na buri kazi kose kagira imbogamizi n'akazi katagira challenge ntabwo kabaho rero hari igihe ushobora kuba muri kano kazi hari n'undi muntu ushobora kuza kuko hari abantu benshi bajya baza ahantu nkorera nyine bakajya bambwira kandi nabo bafite akazi bakambwira ngo imana cyakoza amana ngo uraryoshye kabisa ngo ibana nanjye ngo ibintu ngo wabima nanjye nkaza nkajya kuri ya stage none iyo bajya banyihira n'igihumbi akabivuga nanjye na batandukana navuga ati kwa kundi nyine usanga nuko uyu nguyu yavuze ati ngo aka kazi ngo kabamo nyine ngo nyine nibyo pe ariko ni akazi katagira imbogamizi rero impamvu byumva bivuze ni kumva nzi ko hari abantu bajya baza tuba twariganye nabo tuba twarakuranye bakambwira ati wama amahirwe ngewe bagenza nanjye nkazamuka kuri stage byonyine ngakora uturirimbo nkatungahe mwitaye okay fine ubwo ngubwo turi kugera mu musozo cyangwa tugera mu musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubagaruka mu gihe mwifuza ko muzamugaruka kuko mufite byinshi bagomba kubwira abanyarwanda bakanabamenya bakanya tureba kuri Steffi atubwire ngo imbuga z'inkoranyambaga kugira ngo list abantu basapotinge kuri TikTok urumva ko nizo zituma abantu batrendinga nizo style zawe cyangwa se n'akazi kazanye ukabona abantu basigaye supporting abantu ku mbuga nkoranyambaga nimba ufite Instagram nziza cyangwa se post kuri Instagram cyangwa se TikTok abantu kubonaho bakavuga ati uriya mukobwa ari gukora wenda tubarende 50,000 sibyo mu cyumweru ukwezi ni 200 ariko umuntu ashobora kuza kwa gig imwe gig nakaraka kamwe ukahita ukuramo 200,000 so agomba kubanza kubona akazi babwire imbuga nkoranyambaga zanyu TikTok nitwa Steffi Do. Yes, na Facebook no kwa Instagram ni Steffi Dedi. Okay. Big man. What do you go to? English TikTok, Facebook, na Instagram. Ukoresha amazina yayo? Ni Image Dena bifatanye. Yego. Yeah. Image Dena ariko mu magambo ahinga. Da nana. Okay. Tushyiraho na a. Oh. Yeah. Wow. So kabashirira hariya kugira ngo kurumva bagiye bino bintu byagiye biba byiza kurumva byagiye biba byiza no kugira ngo at least iyo brand igaragaze mugiye abantu babwiye ko kameze fresh kurumva tugiye kubama aryoshye ntahango kagakera nta y'umuntu ari muri studio yacu ibyo bintu tumwakiriza kubera ko natwe nibyo bitwa iki ibyo bituma tumeze fresh umva feel energy so Dina wowe umeze Dina we excited akundingwe so Dina we muri
Okay, turi kuri TikTok nkoresha Dina na Camilla. Facebook Ken, nawe ni Dina na Camilla. Instagram yanjye barayifunze. Why? Barayistrikinze. So nizere ko ibintu byose bimeze neza, murabona yuko bafite icyo nakwita inzara zimeze fresh bitaho, bagiye kubanza basogongera ku cyo twakwita ingwe, ubundi ingwe zibye fresh cyane. Kibazo kirawe. Oya ntabwo muri bumena nta mutwe nta hangover gahunda ni tunweless sibyo ngo niba ari tunweless nanjye ntabwo nabakora iki, ntabwo narenga kuri ayo mategeko ya tunweless ni gake. So wowe kuri kujyana gatanu kuri gatanu iyi ni Gasuku Media TV, ibintu byose bimeze neza cyane, aho tubana n'icyo bita NGB. Ni NGB, what is ni kutaona ni NGB ni NBG. Yes. So I want to kuyuma mira fresh bit mu bantu badasenya badasenya ingo z'ikigero zo zimeze ciao ibintu byose bimera fresh cyane kama kama. Abana. Urabigera